akantu gatindeho cyane. Ndashima Imana yakurobanuye atari uko wagiye mu matora, ushatse wayiha icyubahiro. Imana ikumenyesha iby'agakiza, ntabwo wagiye mu matora. Ubu nawe urinda ushinga abandi uburyo ibivuzo n'imbetezi, hashimwe yakurobanuye. Imana iramureba ngo indogobe itera ikibazo cyitwa indogobe ziwabo kwa Sekishi zirabura. Uragira ngo ubwire ngo nta muntu n'umwe waje mu rusengero ari sawa, hari ibyari byabuze. Hari ibyari byabuze, hari abaje babuze amahoro benda kwiyahura. Nta muntu waje adafite ibyo yabuze. Hari abaje babuze amahoro, hari abaje babaroza induru zivuga, hari abaje ibisimba bivugira mu nda bimoka, hari abaje banywa iza yose bakarara bakirisito tugana mu ijuru, muze dushikame kw'imiraba iri mu rugendo. Uhawe ikaze ku munsi ibibazo byo muri ubu buzima ntabwo birangira, bihindura isura kimwe kitavamo hakaza witini. Ayirwa abatana nawe Yesu, akagendera mu ijambo ryawe, n'amakuba n'icamugongo bije byo ntabwo bizamuhindura, kuko umutima uba ufite ibanga ryo kurindwa no kurwanirwa. Igitabo cya mbere cya Samweli, ibice 15 duhereye ku murongo wa mbere. Ijambo ry'Imana riravuze ngo hanyuma Samweli abwira Sawuli ati, Uwiteka yantumye kukwimikisha amavuta ngo ube umwami wa Isirayeli. Nuko rero ube wumvira Uwiteka mu byo avuga. Uwiteka Nyiringabo avuze ngo nibutse ibyo Abamaleki bagiriye Abisirayeli ubwo babatangiriraga mu nzira bava muri Egiputa. None genda urwanye Abamaleki ubarimburane rwose n'ibyo bafite byose. Ntuzabababarire, ahubwo uzica abagabo n'abagore n'abana n'impinja n'abonka, inka n'intama, ingamiya n'indogobe. Nuko Sawuli ahuruza ingabo azibarira Iterayimu. Hariho ingabo zigenza ibirenge 2,000 n'Abayuda inzovu. Bukeye Sawuli ajya mu mudugudu w'Abamaleki, yubikira mu gikombe cyaho. Sawuli agezeyo abwira Abakeni ati, nimumanuke muve mu Bamaleki, ne kubarimburana nabo, kuko mwagiriye imbabazi Abisirayeli bose ubwo bavaga muri Egiputa. Nuko Abakeni bava mu Bamaleki, maze Sawuli yica Abamaleki uhereye i Havila ukajya Ishuri hateganye na Egiputa. Afata Mpiri umwami wabo Agagi, arimbuza rwose abantu bose inkota. Imana idufashe.
ariko Sawuli n'abari kumwe nawe barokora Agagi n'inyamibwa z'intama n'inka z'indatwa n'ibiduhagire n'abagazi b'intama beza n'ikintu cyose cyiza, banga kukirimbura rwose, ahubwo ikintu cyose kigawa kidafite umumaro baba ari cyo barimbura rwose. Imana idufashe. Soreza hano igitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma ibice 7 umurongo wa 13 haranditse ngo nindamuka nkinze ijuru imvura ntigwe, cyangwa nintegeka inzige ngo zone igihugu, cyangwa ninohereza mugika mu bantu banjye, maze abantu banjye bitiriwe izina ryanjye nibicisha bugufi bagasenga bagashaka mu maso hanjye bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi, nanjye nzumva ndi mu ijuru mbababarira igicumuro cyabo mbakiriza igihugu. Imana ishimwe. Turi mu cyifuzo gikomeye, ariko tugiye kugendera kuri iri jambo rivuga ngo uriho kubera iyi misiyo, cyangwa se kubera ufite misiyo. Uriho kubera misiyo y'Imana. Hari misiyo ugomba kurangiza uri mu isi, ufite inshingano udakwiye kwirengagiza. Muri ubu bwami ufite misiyo, ntago ubereyeho kuba indorerezi. Sawuli niwe mwami wa mbere wayoboye Isiraheli. Mbere yuko abaho, Isiraheli yayoborwaga n'icyo bita teokarasi. Teokarasi murumvamo ijambo teos bisobanura Imana, karatusi bigasobanura ubuyobozi cyangwa se ubutegetsi bw'Imana. Nukuvuga ngo Abisiraheli bayoborwaga n'ubuyobozi bw'Imana ubwayo, ikoresheje abatambyi, ikoresheje n'abahanuzi. Niko yabigenzaga Imana. Akenshi habaga hari umutambyi, hakaba hari n'umuhanuzi igihugu kigenderaho. Abo bantu bombi bakaba aribo bayoboye igihugu. Icyakora hari ibihe bibiri hayoboraga umuntu umwe. Hayoboraga ku gihe cy'uwitwa Melikisedeki. Melikisedeki yari umucamanza, n'igihe cy'abacamanza cyarabaye, ariko no mu gihe cy'abacamanza habaga hari umuhanuzi. Mu gihe rero cya Melikisedeki, Melikisedeki yari umutambyi, akaba umuhanuzi, akaba n'umucamanza. Ndetse no ku gihe cya Samweli bavuga ko yari ameze nka Melikisedeki, nawe yari umucamanza, akaba umutambyi, akaba n'umuhanuzi. Ariko ibindi bihe byose bya mbere ya Sawuli, Imana yayobozaga abo bantu babiri, umutambyi n'umuhanuzi. Bukeye ngo baravuga ngo natwe turashaka umwami. Samweli ngo aragenda arayibwira aterega ba bantu wamaye banyanze. Mane tuwe bakwanze ko ari nge banze. Tugenda ubabwire ngo ibyo basaba nabyumvishe kandi ndabibaha. Ariko umuntu azababangamira, azafata abagore babo abagira zagira gute, barabati biramaze turamushaka. Bukeye Sawuli ntago yarazi ko ari w'Imana iri burobanure, kakantu gatindeho cyane. Ndashima Imana yakurobanuye atari uko wagiye mu matora, ushatse wayiha icyubahiro. Imana ikumenyesha iby'agakiza, ntabwo wagiye mu matora. Ubu nawe urinda ushimwa abandi uburyo ibivuzo n'imbetezi. Hashimwe yakurobanuye. Imana iramureba ngo indogobe itera ikibazo cyitwa indogobe.
ziwabo kwa Sekishi zirabura. Uragira ngo ubwire ngo nta muntu numwe waje mu rusengero ari sawa, hari ibyari byabuze. Hari ibyari byabuze. Hari abaje babuze amahoro benda kwiyahura. Nta muntu waje adafite ibyo yabuze. Hari abaje babuze amahoro. Hari abaje babaroza induru zivuga. Hari abaje ibisimba bivugira mu nda bimoka. Hari abaje bamwiza yose bakarara mu kabari bakabakoroperaho. Ati muzamura amaguru bagatereka amaguru hejuru kuri twa tumeza two ku kabari. Tumwe two kuri kontwari. Kazamura amaguru bagakoropa. Wa undi ukoropa mu gitondo. Akarara mu kabari nk'akazizi. Kakazizi murakabona. Hari abaje amafaranga barayamariye mu bapfumu. Hari abaje bari ku nkoni za buri munsi. Buri muntu wese yaje hari icyabuze. Dushimira Imana. Mu kuboko kw'Imana yacu harimo byose. Uyiringire ntacyo uzayiburana. Mu kuboko kw'Imana yacu harimo byose. Uyiringire ntacyo uzayiburana. Mu kuboko kw'Imana yacu harimo byose. Uyiringire ntacyo uzayiburana. Harimo byose. Nzi abantu bavuga ko batera umwaka. Ndabazi. Bafite abakobwa beza. Ariko barabuze ubabaza izina ngo kubera ngo batera umwaka udi. Kandi bababeshyera. Uzi ukuntu isa ari mbi. Uzi ko umuntu agusiga icyaja akakigusiga nk'irangi kikagufata mu gahanga. Kikaba icyapa abantu basoma utanavuze. Umukobwa wa mbere aravuga ati nubwo iwacu badakizwa batazi ibyo abarokore kajye mu rusengero. Akikubita mu rusengero abarokore baramusengera. Imana iti dore umurongo wanyu mwese ni hano mugakiza. Muzajya mukora ubukwe munyuza kugira ngo bose bamenye inzira. Ugiye gukora ubukwe ako kanya ababonye umugabo kandi nta mwaka bagize da. Unyumvire nawo bafite. Ntabwo nuko uyu muntu ashaka kukwambika urubwa kwita uko ashaka. Eza abantu babitaga ngo abashingwa abandi ngo nabatebo. Koko hari umuntu utera umwaka. Umwaku ni Imana yatuma ugira ibibazo. Imana itaguhaye nta waguha. Iyo ikwimye nta waguha. Iyo yimanye amazi arabura ngo yayatanga nabwo akubika isi. Mukobwa akoze ubukwe bene nyina baratonda abandi batanu. Ati natwe turatanzwe. Babashaka barabashaka. Ababyeyi batari koko tubona umugisha uva mu barokorera nabo bajya gusenga. Gose baje nta cyabuze. Cyari cyabuze. Nawe urebye ukisubiramo urasanga waraje hari ibintu byitwa amatoni. Hari ibintu bikuremere. Hari ibintu waburiye umuti. Hari ibintu wibaza ngo biragenda bite. Nayo mpamvu nakubwiye ngo ibyo twaje gusengera, ibyo twabwiye Imana, iyo twabwiye irashoboye, iyo twabwiye n'inyangamugayo, iyo twabwiye irumva, iyo twabwiye irashoboye. Niyo mpamvu tutagomba kwemera gutsikamirwa n'imigambi y'abadayimoni. Ahubwo tugomba gushikama tukema tukayibwira ngo ni wowe mugenga. Ni wowe wakinguye tubona izuba. Ni wowe waduhaye kubaho. Ni wowe watwubatse. Ni wowe watwubakiye. Ni wowe utubeshaho. Ni wowe utugenderera. Ni wowe. None dufite ibyifuzo. Twasengeye. Turazamuka imisozi. Turamanuka. Twateze amaboko. Twaryamye mu rusengero. Twarazamuye ibiganza tugaramye. Twarazengurutse. Ayo kwiyiriza byaranze. None ntabwo tuzi igishitsi bihagazeho. Niba ari icy'abarozi, niba ari icy'abagendera ku gataro,
ntibarica bazi kuzinga bavuye gucisha imbaraga, ntibarica bakorana n'imbaraga zo muri Nigeria, niba aho zavuye hose ntabwo twigeze tunyurwa n'ibyo bintu, turajuriye. Impamvu yacu yo kujurira ifite ishingiro, ifite ishingiro. Ndagira ngo mbanze mwibutse ko hari n'ubujurire butagira ishingiro. Hari ubutagira ishingiro, urajurira bakabitesha agaciro, urukiko rubati oya jurire bwawe ntabwo bwemewe, ariko turabizi ko muri Bibiliya hari abandi bajuriye biremera. Ni nayo mpamvu natwe biri bukunde rero, niyo mpamvu natwe bigomba gukunda. Sawuli rero indogobe zirabura, Samweli baramubonye ngo baramwimika. Ijambo rikomeye turi buganireho, Imana ibwira Samweli, iramubwira ngo mumbwirire ngo nta kindi shaka nk'umwami wa mbere. Nshaka kubwira ijambo rikomeye. Uremera ko uri urumuri rwa mbere muri bene wanyu? Nubwo ushobora kuba hari n'abandi bakijijwe, uremera yuko Imana yakuzanye ishaka gufata iya mbere kugira ngo ugire ibintu urwana nabyo? Uremera yuko ufite inshingano zo kurwana n'ibintu bikomeye muri bene wanyu? Iramubwira ngo nk'umwami wa mbere ndashaka kurwana n'ibi bintu, ndaguha misiyo, ngufitiye misiyo. Imana igufitiye misiyo. Iramubwira ngo hari abantu babangamiye abana banjye, babangamiye ubwoko bwanjye, bari mu nzira. Abamaleki barabahemukiye mwuka byaramwe, ngo bajyaga babagenda runono, barabanje barababwira ngo ntabwo byemeye kunyura mu gihugu cyacu. Babima inzira, baranabyatura, baranabyamamaza, baranabivuga nta nzira. Bamaze kuvuga ngo nta nzira, bakora ikosa rya kabiri, ngo bakabagenda runono, bagakora ibintu bikomeye. Abasaza bo muri bo n'abakecuru bamwe b'imbaraganye ngo bakabica umugenda. Barangiza ngo inka zabo bakazitema ibitsi. Abantu bari babi, ngo bibabaza Imana. Imana ngo irirahira ngo nicyo gituma nzarimbura umuntu witwa Umwamaleki mu isi y'ababaho, nkabarangiza bagashiraho. Buriya rero ndagira ngo mbanze nagukomeze nkubwira yuko ibintu Imana yirahiriye gukora ku buzima bwawe na bugingo n'ubu mushinga urakomeje. Na bugingo n'ubu umushinga urakomeje. Yeremiya yarabivuze, aravuga ngo kubera icyo abakiranirwa bagubwa neza, warabateye baramera, bashora imizi, bagira imbuto nyinshi. Ngo Imana iramubwira ngo wikwirirwa wivuna, nubwo babona bariho mbakure y'imitima yabo, mbakure y'imitima yabo. Nubwo ubona bagukanga hari icyo babura, Imana yabashyize kure y'umutima, ibakure. Kuki abakiranirwa bagubwa neza, warabateye bashora imizi, barakura bagira imbuto nyinshi, ariko bakure y'imitima yawo, ariko bakure y'imitima yawo. Ukibaza kw'Imana yakuretse, ukabona ko yagutereranye, ntabwo yakuretse, ntabwo yakwibagiwe, nubwo bimeze bityo. Ntabwo yakuretse, ntabwo yakwibagiwe, nubwo bimeze bityo. Ntabwo yakuretse, ntabwo yakwibagiwe, nubwo bimeze bityo. Ntabwo yakuretse n'ukuri, ntabwo yakwibagiwe, nubwo bimeze bityo. Ntabwo yakuretse, umushinga wayo urakomeje. Ushobora kubona birumbaraye ugira ngo bifite ubuzima, ariko Imana yawe iri mu kazi. Iyo avuganye nawe ntabwo ibeshya.
yakubwiye kera niyo yongeye kuvuga, ibyo yakubwiye byose izabikora, iza kuza muri kwicaze mu bikomangoma, uzibagirwe ko wahoze wicaye aho twita ku cyavu hameze nk'ahavumwe. Reka bakuvuga bavuge bafite igihe, n'ibizavugwa ntiwabyumvuza ceceke, ko Imana yakuvuzeho bataravuga, kandi ikindi yakumenye ukiri urusoro, yaherekeje Gideyoni mu ntambara, yamukije Abisirayeli inyanja itukura, ibakiza amaboko akomeye ya Farawo. Ntugire ubwoba, ntugire ubwoba, tuzajya tuvuga ngo irera, tunongereho ngo ntibasha, tuzajya tukwita umubyeyi, ko natwe turi abana bawe, kandi bwite turi ibibyarirano. Haleluya! Umushinga Imana yatangiye wakumaraho ibigufataho ijambo urakomeje, nubwo utarabona n'ikimenyetso urakomeje. Umushinga Imana yatangiye wakwihesha icyubahiro iwawe urakomeje. Umushinga Imana yatangiye wakumaraho ibikuremerera urakomeje. Wowe ntiwice misiyo, ivuga bikaba ni nayo ivuganye nawe, itegeka abami bo mu isi niyivuze. Igira umushinga, iyi Mana ntabwo iterwa ubwoba n'igihe, no mu zuba amatunda yayo arera, no mu zuba amatunda y'Imana arera. Imana itangaza umwero no mu gihe umwero udahari, Imana itangaza amahoro mu gihe ubona ntayahari, kuko ari Imana ibitse byose, yitwa umugenga w'ibihe, yitwa ishobora byose, iravuga bikaba, yategeka bigakomera. Hari igihe umuntu agutera ubwoba akagutitiza, ariko yaravuze ngo abantu banjye bitiriwe izina ryanjye nibanyegera bagaca bugufi nzabumva, 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 nzabumva ndi mu ijuru. Rega buriya dufite umugisha, ituye kure y'amazimwe yacu, tuye kure y'utugambo tw'abantu, tuye kure y'utwo tuntu tumeze nk'ubusutwa. Imana ituye kure y'ikene wabo, ntabwo ikorera mu cyene wabo. Imana ntabwo yumva amabwire bakuvuga, abagusobeka n'abagusobanya. Imana ituye kure yabo, ni ararasepo. Imana yacu irakomeye cyane, ikora imirimo ikagaragara, si nk'ibigirwamana bitavuga n'ibyumve. Imana yacu irakomeye, Imana yacu irakomeye cyane, ikora imirimo ikagaragara, si nk'ibigirwamana bitavuga n'ibyumve. We Imana yacu iramubwira ngo hashize igihe, hashize imyaka myinshi, ariko narindi muri misiyo ntabwo nabivuyemo. Ndagira ngo nkubwira ngo ntabwo Imana yigeze ibivamo. Bya bintu yavuganye nawe ntabwo yigeze ibivamo, do iracyabikomeje. Hashize igihe shakisha umuntu, shakisha umunyamaboko, shakisha umunyembaraga wazamariraho abamareki. Barambabaje. Hari igihe umuntu akubyimbana akakuzonga, kigeragezo kikikarakaza kigakora hirya no hino, ukabona cyavogereye, ukabona mu rugo cyagezeyo, mu kazi kiriyo hose kiratama.
kavuga ati ariko iki kidayimoni none ndagicikiraye, ukabati bisigaye ni ukuyamanika ngapfa. wiyamanika ahubwo umenya kamere y'Imana. Imana igira ibintu bitatu abantu bakwiye kuyimenyaho, iceceka yumvisha gaje kugira ngo ninahari. Kabati ubu barankubita itareba ibireba nyine, nagikora nk'abantu. Kandi Imana icyo ngukundira nuko utameze nk'abantu, washize ibanga ryanjye nawe kure y'abana b'abantu. Kandi Imana icyo ngukundira, washize ibanga ryanjye nawe kure. Abantu bakavuga bati none harapfuye, abantu bati none muraje mureba kamubaho, abandi bati byararangiye, abandi bati yasenze nagimwumva, abandi bati nukubara ibyaha byinshi, abandi bati yananiwe gukizwa, abandi bati yakizwe nabi n'injiji. Ariko Imana ibiri mu kazi, ibiri mu kazi, ibirimo neza neza. Iramubwira ngo maze iminsi ngutekerezaho, none rero manuka ntusige n'umwe. Imubwira abantu ari buhereho, iramubwira ngo icyambere uhere kuri Agagi umwami wabo, ufate umugabo umukure mu nzira, umugore ave mu nzira, umwana n'impinja. Iramubwira ngo n'inka n'indogobe n'ingamiya n'intama, imubwira ibintu byose umareho, ntabwo ushaka ko babaho. Ngiki kintu rero kiri kutwica, ngaho ushobora kugwa ukabura n'ubunengezi, cyo bita kwica misiyo. Kwica misiyo iguhamagara ni Imana yera, ivugana nawe ni Imana izirana no gukiranirwa, ivugana nawe yanga ingeso z'abanyamahanga, ivugana nawe yanga gukiranuka kuvanzemo n'ibyaha. Kutanyumva? Senome sande eriwedie ene ostaide shebeze adiva kitaro kwariye sepasima. Ivugana nawe ni Imana ya kwera, ni Imana y'amahame, ni Imana y'amasezerano, ni topedezo adia dahai. Karame mwana, ni Imana, ni Imana ngo izi gutandukanya ibintu byera n'ibintu bitera, ariko bikamenya ubuzima bw'ikintu cyose ku rwego ngo n'agashishi k'umukara kihishe mu ijoro ry'umukara kari munsi y'urutare ko mukara Imana irakabona. None wowe urashaka ngo uterane urimo n'ibyaha, ntago bikunda. Urashaka ngo usaba umugisha ufite n'ibyaha, niba wemera ko Imana ari umubyeyi uragira ngo iguhere umugisha muri ibyo biganza byanduye bijejeta umwanda. Kubera iki? Niba uri umubyeyi ukabona umwana wawe yatubye utwondo, kuki umubwira ngo banza bagukarabye? Bebe genda ubwire runaka gukarabye. None rero impamvu tuba tukuri imbere nk'abashumba ni ukugira ngo ukarabe, wakire ibyo kurya. Turi abantu bategetswe n'ijuru kugukarabya. Ukarabe mu mvugo were, ukarabe mu ngeso. Hari abarokore bagambanira abandi, ntabwo Imana ibikunda. Ukarabe mu mvugo, imvugo yawe ibinyororotse, ureke ibintu byo gutana no kugira indimi ebyiri no kuba umuntu ufite utujanjajanja. Abantu baragukeka amabinga kubera ukuntu imvugo yawe barayikemanga, urakemangwa. Karaba were. Dore ururembo ruratwegereye, narose intsinzi yabera, narose itorero ritaha. Mfite ijambo ryo kuvuga, mfite icyo mvuga kuri Yesu, mfite icyo mushima. Yesu wanjye uri
umugabo. Imana ishimwe kuko nanjye nahawe kumenya. Ryamye mu mahoro niyoroshe imbabazi, urukundo rwe nirwo rugose. Ukuboko kw'ibumoso kuranseguye, ukw'iburyo kuramfashe. Nikibabasha umugisha utanga mwami wanjye ntiwongera umubabaro. Abakumenye bafite amahirwe no ku munsi mubi bazakomera. Dadide dore ebake. Imana irashaka kuguha umugisha wamaze gukaraba. Bakaraba ubusambanyi bukagushiraho, bakaraba amarari akagushiraho, ugakaraba ibinyoma bikagu desanto, ugakaraba ubuhemu, ingeso yose ituma Imana itakwishimira ugakaraba. Iyo niyo misi Imana yaguhaye. Kandi uwo mucyo ukamurika ukagera no muri bene wanyu, ukagenda ukagera no mu bamareke barwanya Imana, bakamenya ko mu ijuru hari Imana ishobora. Nibabona imirimo yanyu myiza bahere ko bahimbaza so mu ijuru. Misiyo yawe uyivamo, kubera ko Imana irashaka ngo ugire umumaro hafi na kure. Abakureba bose bamenye ko wavuganye n'Imana ishobora byose. Mbese irashaka ko umucyo wayo, imbaraga zayo, ubutware bwayo, kwera kwayo, gukomera kwayo, ubwiza bwayo, imbabazi zayo, urukundo rwayo, icyubahiro cyayo bigaragarira muri wowe. Niyo mpamvu yavuze ngo abantu banjye, yavuze ijambo ngo nindamuka nyinze ijuru irakinga neza neza ntibagarure. Irakinga ugashora ugahomba, igakinga ugacuruza ukabona ntawe ukugeraho, igakinga induru zikavuga mu rugo, igakinga iwawe hakaza inyatsi, imbeba zikajya zinyura mu nzira munyuranamo zikora karasisi zivuga ngo kisi. Ikaba yakinze tu, ibintu byose bikagushobera, ukaguza inguzanyo, dayimoni ikabira yimize, ugasigara wishyura nta n'icyo yakumariye. Igakinga kabati nitwishobora. Ariko yavuze ngo abantu bitiriwe izina ryanjye nibamara guca bugufi bagashaka mu maso hanjye, nzabumva ndi mu ijuru maze nindangiza mbababarira igicumuro. Icyo ni cya mbere. Kabiri, mbakiriza igihugu. Hari n'abantu basenga ntibasengera igihugu. Ndagutangariza ko usenga nabi. Umuntu udasengera igihugu ngo asengere itorero, asengera ubuyobozi, usenga nabi. Ntagaruka umuntu w'Imana abaho. Ukwiye gusenga. Yesu ashimwe. Umuntu w'Imana aba agomba kuba umurinzi. Niyo mpamvu turimba ngo turi abasirikare. Umusirikari utarinda umutekano w'igihugu cye ntabwo aba ari umusirikare. Bashatse bamukuramo uwo mwenda, bakamukuramo vuba vuba. Ahubwo nyemera dusengane.